Mbaye ikaze kuri Karo TV show. Uyu munsi reka turebera hamwe ubworozi bw'imbata. Imbata ni ikintu cyiza cyane. Tugiye kurebera hamwe muri rusange uburyo ubworozi bw'imbata bwaguteza imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu gihe wabukora neza kinyamwuga. Imbata rero ni kimwe mu biguruka biri guteza imbere abanyarwanda benshi kuko zifite akamaro mu buryo bwinshi butandukanye. Haba mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'abazorora, imbata zaguhindurira ubuzima mu gihe wabikora neza kinyamwuga. Reka uyu munsi dutangire kuri iri somo turebera hamwe muri rusange uburyo imbata zakungura, ahantu imbata zigenda zigira akamaro, ku buryo nawe mu by'ukuri imbata uzazikora neza, ndetse n'andi makuru yose wazikeneraho cyangwa se unazikeneye, ibyo byose nabyo ukazabitubaza ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Nabaye ikaze ni kuri Karo TV show, kanda subscribe, kore like, uduhe igitekerezo muri comment, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Imbata rero zigira akamaro mu buryo bwinshi butandukanye, ariko duhereye mu mateka, imbata ni kimwe mu biguruka cyatangiye kororwa n'abantu kuva kera cyane. Amateka y'abantu agaragaza ko boroye imbata kera cyane kandi zigatangira kubahindurira ubuzima mu buryo bwinshi butandukanye. Imbata rero zigira intungamubiri zitandukanye. Niba uje korora ubworozi bw'imbata, menya ko uba uzi akamaro kazo, uzi icyo bifasha abantu, uzi amafaranga zigura. Ibyo byose ni ibintu uzajya ugenda ubona hano kuri Karo TV show umunsi ku wundi mu biganiro byacu bya buri munsi. Imbata rero zigira akamaro mu bijyanye n'intungamubiri. Inyama z'imbata zigira proteine ziri hejuru cyane, ndetse n'imyunyungugu cyangwa se calcium. Ni ukuvuga ngo imbata zigira akamaro mu kuba abantu bazirya zabagirira akamaro ku mubiri, ndetse n'abazikoresheje n'abazorora bose babasha kuba zabagirira akamaro. Mu bindi bintu bigaragaza akamaro k'imbata rero mu bukungu, imbata zishobora kuba zazamura ubukungu bw'umuntu uzorora, ndetse zikazamura n'ubuzima bwiza bw'abantu bazirya. Imbata zikaba zigira amagi meza, kandi agira calcium iri hejuru cyane, ndetse akaba ashobora kumara n'igihe kinini cyane kurusha amagi y'inkoko zisanzwe, bitewe n'uko amagi y'imbata yo aba akomeye cyane kandi amara n'igihe kinini cyane bitewe n'uburyo wayabitse. Imbata zikaba zororoka vuba cyane kandi mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Mu bisabwa rero kugira ngo worore imbata bigende neza, bisaba kuba uzororera ahantu hafi n'amazi. Imbata ni itungo buriya rikenera amazi kugira ngo ubashe kuba wazorora neza. Uburyo wubaka ibyo bita pods cyangwa se ibidendezi imbata zikuriramo, ibyo ni ibintu bigufasha nyine, cyangwa se ubundi buryo bwose wateguye kuko imbata ugomba guteganya ko amazi agomba kuba ahari, kuko imbata zikunda koga cyane. Mu bindi bintu twarebera hamwe ku mbata rero, zirengera ibidukikije mu buryo butandukanye, nko kuba zirya udukoko dushobora kuba twakwangiriza imyaka. Buriya imbata ziri mu bintu birengera n'ibidukikije, kuko hari udukoko tuba dushobora kuba twakwangiriza imyaka n'ubutaka, ariko imbata wazororera aho hantu ugasanga utwo dukoko ziraturiye, bityo ubuzima bw'ibidukikije nabwo bukagenda neza cyane. Hari imbogamizi rero zikunze kugaragara ku bantu borora imbata, cyangwa se ushobora kwitega niba uri tayari kuzaza kuri ubworozi bw'imbata. Hari ibintu uba ugomba guteganya ko bishobora kuzakuzaho by'imbogamizi. Niyo mpamvu ukwiriye kubyumva kugira ngo urebere uburyo wabikosora, nawe ubworozi bwawe buzagende neza nk'abandi bose. Imbata rero ubwo imbogamizi ya mbere zikunze guhura nayo mu gihe ugiye kuzorora, hari igihe amasoko yazo aba atari amasoko ahamye. Niba amasoko adahamye, nyine uyu munsi ibiciro bishobora kuzamuka cyangwa se bikamanuka. Icyo ni ikintu uba ugomba guteganya kugira ngo urebe n'uburyo uzabikosora mu gihe uje korora ubworozi bw'imbata. Mu zindi mbogamizi nko kuba amazi, nyine nk'uko twabivuzeho hejuru, amazi agomba kuba hari. Niba ubona ahantu ugiye kuzororera hatari amazi, nabyo ni ibintu bishobora kuba byatuma ubworozi bwawe butagenda neza, nyine ubworozi bw'imbata. Imbata rero mu bintu zikunze kurya, niba uje muri no business ukeneye ibyo biribwa cyangwa se unazikeneye, ibyo byose tugenda tubigarukaho umunsi ku wundi, gusobanukirwa akantu ku kandi. Uyu munsi turi kurebera hamwe muri rusange uburyo imbata nawe wabikora neza, ndetse n'amakuru y'ibanze nyine ukeneye kumenya ku bworozi bw'imbata. Zikenera ibiryo nk'ibisigazwa by'imiceri, calcium, ibisigazwa byo ku bigori. Ibyo byose ni ibintu imbata zikoresha zikabasha kuba zakura neza cyane. Amagi y'imbata nayo akaba agira akamaro kenshi cyane ku maproteine. Ikindi abantu benshi batazi ni uko buriya ubwoya bw'imbata n'amababa yazo nabyo bivamo ibikoresho byinshi cyane mu nganda zibitunganya.
Ibi nabyo ni ibintu ukeneye kumenya kuko nabyo biragurishwa cyane. Amababa y'imbata ndetse n'ubwoya bwabyo nabyo bikoreshwa mu nganda zikora ibikomoka ku buhinzi. Ikindi kintu ugomba guteganya nuko imbata kimwe n'ibindi biguruka byose nk'inkoko na dendo bigira ifumbire nziza cyane. Aya ni amatungo agira ifumbire nziza kuko imbata ziri mu bwoko bw'inyamaswa zituza cyangwa se izo bita non-ruminant mu rurimi rw'icyongereza. Bivuze ko imbata ziri mu nyamaswa zituza nyine ko nazo zigira ifumbire nziza cyane iri karite. Ino fumbire nayo ikaba ishobora kuba yagufasha kuzamura ubuhinzi kuko turi mu bworozi kandi ubworozi akenshi bukunze kujyana n'ubuhinzi. Ibindi bintu rero ku bworozi bw'imbata uba ugomba kumenya nk'uko imbata nk'uko twabivuzeho hejuru zigira ifumbire nziza. Zigira ifumbire nziza kuko ziri mu nyamaswa ziri non-ruminant cyangwa se inyamaswa zituza. Nk'uko rero zirya ibintu by'amakalsium, amaproteine bituma zitanga n'ifumbire nziza izakuza imyaka ku kigero cyo hejuru cyane kuko iyo fumbire iragenda ikivanga n'ibintu byose by'ahantu ziba n'imyanda n'ibyatsi ugasanga bitanze ifumbire nziza cyane izakuza n'imyaka. Wowe rero uri tayari gutangira uyu mushinga w'ubworozi bw'imbata, ibiganiro ni ibi ngibi nahangaha uzajya ubisanga 5/5. Twizere ko ibiganiro bizajya bigenda bibafasha kandi waba azikeneye cyangwa se akeneye ubundi bujyanama byose hano ni kuri Caro TV Show uzagenda ubibona 5/5. Ubworozi bw'imbata rero mu kurwanya imirire mibi twabibonye, kuzamura ubukungu bw'abaturage ndetse no kurengera ibidukikije akaba ari ibintu ugomba kuzirikana. Andi makuru yose uzakenera ubundi bujyanama cyangwa se igitekerezo nawe uba ufite ukuntu byumva wabitwandikira muri comment ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ndabashimiye cyane.